Bakunzi b'Imana ndabasuhuje mwese aho muri. Uwiteka ahabwa icyubahiro, we akomeje kuturinda, ni ukuri ni iby'agaciro kanini, kandi nanjye ndishimye kuri uyu mwanya mwiza nongeye kubona wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Uwiteka nshoboze. Reka mbanze nsenge kugira ngo umwami Imana anyobore muri byose. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuri kano kanya keza wongeye kumpa. Ni ukuri ni akanya nishimira cyane, ni akanya nezerewe cyane. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo ubane nanje, unyobore muri byose, muri iki gisomwa. Saint Esprit ndakwinginze kugira ngo ufate controle, abe ari wowe uvuga, jyewe ndi igikoresho cyawe gusa. Mwuka wera ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye kuva ntangira kugeza nsoza, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. Yagamana yaga, kuko ijambo ryawe niryo buzima bwacu. Ijambo ryawe Mana riratumurikira, duhemukama, twame turi hurumbira. Yagamana yaga, kuko ijambo ryawe niryo buzima bwacu. Haleluya, amen. Turakomeza gusoma mu Itangiriro, niho tugeze igice cya 34. Turahasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 31. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo uravuga uti: ingaruka z'ibya Dina na Shekemu. Umunsi umwe Dina umukobwa wa Leya na Yakobo yagendereye abakobwa b'abanyakananikazi. Hamori w'umuhivi, umutware w'ako karere, yari afite umuhungu witwa Shekemu. Shekemu uwo abonye Dina aramuterura amurongora ku ngufu. Yakunze cyane Dina umukobwa wa Yakobo, aramukundwakaza. Maze abwira se Hamori ati: nsabira uyu mukobwa ambere umugore. Yakobo yumvise ko Shekemu yatesheje agaciro umukobwa we Dina, aricecekera, kuko abahungu be bari bahuye amatungo, ategereza igihe bagarukira. Hamori se wa Shekemu ajya kwirega kwa Yakobo. Akiriyo bene Yakobo baratahuka, bumvise iyo nkuru bagwa mu kantu bararakara, kuko Shekemu yari yakoze ishyano mu bantu ba Isirayeli igihe aryamanye n'umukobwa wa Yakobo, kandi kizira. Hamori arababwira ati: umuhungu wanjye Shekemu yakunze umukobwa wanyu, none ndabinginze mumunshyingire. Nimureke dushyingirane, mudushyingire abakobwa banyu, natwe tubashyingire abacu. bityo muzibere muri iki gihugu muture aho mushaka.
mucuruze mushake n'amasambu. Shekemu abwira se w'umukobwa na basaza be ati, nimungirire neza, icyo muzanca cyose nzakibaha. Inkwano zose n'impano zose mushaka nzazibaha, ariko munshyingire. Kubera ko Shekemu yari yatesheje agaciro mushiki wabo Dina, bene Yakobo basubizanya uburyarya Shekemu na se Hamori. Bati, ntidushobora kwemera ibyo bintu. Dushyingiye mushiki wacu umuntu atakebwe twaba twikojeje isoni. Ntituzabyemera kiretse ab'igitsina gabo mwese n'umukebwa. Nibwo tuzabashyingira abakobwa bacu, namwe mukadushyingira abanyu, maze tugaturana tukaba bamwe. Niba kandi mutemeye gukebwa, tuzabambura umukobwa wacu twigendere. Ayo magambo ashimisha Hamori n'umuhungu we Shekemu. Uwo muhungu ahita akebwa kubera urukundo yakundaga umukobwa wa Yakobo. Ni nawe kandi wari umunyacyubahiro mu nzu ya se. Hamori n'umuhungu wa Shekemu bajya ku irembo ry'umugi wabo babwira abagabo bose bati, burya ba bantu badushakira amahoro. Nimubareke bature mu gihugu cyacu bagicururizemo. Ni kinini kiraduhagije. Bazadushyingira abakobwa babo, natwe tubashyingire abacu. Ariko abo bantu ntibazemera ko duturana ngo tube bamwe, keretse ab'igitsina gabo nibamara gukebwa nk'uko nabo babigenza. Nimucyo tubemerere icyo bashaka, bityo tuzaturana tubane, dusangire amatungo yabo n'ibyo batunze byose. Abari ku irembo ry'umugi bose bemera inama ya Hamori n'umuhungu we Shekemu, nuko ab'igitsina gabo bose barakebwa. Ku munsi wa gatatu, abakebwe bakibabara, Simeyoni na Levi bene Yakobo basaza ba Dina bafata inkota binjira mu mugi bawugwa gitumo. Bica ab'igitsina gabo bose, bica Hamori na Shekemu, bavana Dina mu nzu ya Shekemu baragenda. Bene Yakobo bandi bacuza imirambo. Umugi barawusahura, bahorera mushiki wabo. Banyaga imikumbi n'amashyo n'indogobe n'ibyari mu mugi no mu gasozi byose. Basahura umutungo wose mu mazu, bajyana abagore n'abakobwa n'abana ho iminyago. Nuko Yakobo atunganya Simeyoni na Levi ati, mwankururiye amahane munyangisha bene igihugu, ari bo Abanyakanani n'Abaperezi. Nibishyira hamwe bakantera, simfite abantu bahagije bo kubarwanya. Bazanesha bansembane n'abanjye bose. Baramusubiza bati, none se twari kwemera ko mushiki wacu afatwa nk'indaya? Iri ngiri ryari ijambo ry'Imana. Amen. Bene data, mumaze kumva aho histoire irimo kugera. Mu by'ukuri iyi ngiyi ni inkuru ibabaje. Ni inkuru ibabaje cyane. Yakobo yimutse n'abe bose bajya i Kanani, niho bari bageze, niho bari bacumbitse. Ariko murumva ukuntu inkuru yagenze. Dina
niwe wari umukobwa umwe gusa mu bavukanyi biwe. Mu bana Yakobo yari yarabyaye yari afite umukobwa umwe gusa witwa Dina. Dina yari yagiye gusura abandi bakobwa bagenzi be b'abanyakanani kazi. Urumva ibibazo aho ngaho niho byatangiye byose. Dina bamufata ku ngufu. Shekemu umuhungu wari umukuru wo muri ako gace yaramwitegereje, aramukunda, yaramwifuza, amufata ku ngufu. Murumva izo ingaruka zose zahabaye, ntabwo ari ingaruka nziza. Mu by'ukuri Shekemu wo ntabwo yakoze neza, ariko yagiye kwicuza, mbese ni nko gusaba imbabazi kwa se, kwa bene Dina. Babemeza ibintu babaha amakondisiyo barayakora yo kwikebesha. Abagabo bose barabikora, ariko ni kondisiyo babahaye, ariko ntabwo bari babahaye imbabazi. Mbese ni ikintu cy'uburyarya bababwiye, ni ikintu bakoze kugira ngo babikure, ariko ntago imbabazi bari bazihawe. Rero iyo ni histoire niho ibabarije cyane, ko abo bantu bose bishwe, abagabo bo muri ako gace bose bishwe, abana babo, abagore babo bakabafataho iminyago. Murumva ni histoire ibabaje cyane pe, ni histoire ibabaje. Rero muri icyo gisomo, muri kino gisomwa, inyigisho twakuramo ni iyihe? Ubushize twarimo kwiga ukuntu imbabazi ukuntu mu mbabazi harimo imbaraga, mu mbabazi harimo imbaraga z'imigisha. Mu gutanga imbabazi harimo imbaraga z'imigisha, kuko imbabazi zikingura imiryango yose. Mbese navuga ko gutanga imbabazi birimo deliverance. Iyo ukiboshye umuntu umutima wawe, uba ukiboshwe nyine, ariko mu gihe haje imbabazi, imigozi yose ibicitse, n'imigisha yose yari bloke, ikabohorwa. Mbese murumva ko abo bahungu ba Yakobo batababariye uwo Shekemu yafashe ku ngufu mushiki wabo. Ariko uko byumvikana, Yakobo yari yababaye yego, ariko yari yabahaye imbabazi. Ariko abahungu be baciye inyuma, bajya gukora ibyabo, bajya kwihora. Icya mbere na mbere, murumva ko icyaha cyose kirimo ingaruka mbi. Nta cyaha kitarimo ingaruka mbi. Urumva Shekemu yakoze icyaha cy'ubusambanyi, bizanira ingaruka famiye yiwe yose, ndetse n'ako gace se we yatekaga. Ingaruka bose barapfa, barashira. Abagore babo babaye abapfakazi, abana babo baba imfubyi. Mbese ni ibintu bibabaje. N'abana babo babuze abavukanyi b'abahungu, ko bose babishwe.
ni ibintu bibabaje ni ibintu bibabaje, ariko hano twakwigamo isomo ry'uko icyaha cyose kidafite ingaruka nziza. No mu buzima busanzwe iyo umuntu akoze icyaha, tuvuge umuntu agakora icyaha wenda cyo kwica, iyo umuntu afashwe, uwo muntu afashwe mu buzima busanzwe bwacu, uwo muntu baramufunga, ajya muri gereza. Birashoboka ko uwo muntu aba yishe mugenzi we kubera umujinya watewe n'ikintu runaka, umujinya w'ubwoko bwose. Mbese umujinya wenda wo kutababarira, kandi kutababarira bivamo ubwicanyi, kudatanga imbabazi bivamo ubwicanyi. Cyangwa se hari n'abagizi ba nabi gusa bicira umuntu wigenderaga. Icyo ni uko nta mutima baba bafite. Uwo muntu w'umwicanyi abona umuntu akamwica gusa, mbese nta roho mutagatifu aba afite, nta saint esprit iba imurimo, nta n'impuhwe iba iri mu mutima kubona mugenzi we yihitira akamwica. Ariko hari no kwica uwundi muntu kubera ikintu mupfuye, kubera ikintu wamuhoye runaka, nk'uko twabyumvise kuri bano bahungu ba Yakobo. Mwumva kudatanga imbabazi bivamo ibintu bibi. Urumva harimo konsekanse nyinshi. Kuba umuntu yakoze icyo cyaha cyo kwica bakamufata bakamufunga, wenda uwo muntu ashobora kuba yanicujije, ashobora kuba yasabye imbabazi Imana ye, yarize, mbese yasabye imbabazi Imana ye ikamubabarira, yikiranuye n'Imana ye. Birashoboka, kuko nta cyaha na kimwe umwana w'umuntu yicuza Imana itababarira, nta na kimwe. Ariko nubwo umuntu aba yikiranuye n'Imana ye, amategeko y'isi ntago ari uko ameze. Amategeko y'isi, kuko ari uko ibintu bimeze, ajya muri gereza, kuko icyo cyaha kiba cyamubazeho, ajya muri gereza. Kandi imbere mu maso y'Imana ari umwere, Imana yamaze kumugira imbabazi. Murumva ukuntu icyaha kimeze. Icyaha kigira ingaruka, kabone n'ubwo waba wasabye imbabazi Imana, Imana irakubabarira, kandi uwo muntu aba yavuye no mu mubiri, ijuru yarihabwa. Nubwo rwose abantu bo kuri iyi si ku buryo bw'umubiri, abantu baba bakubazeho icyaha ngo uriya ni umwicanyi, bakomeza kubona ngo uriya ni umwicanyi, ni umukrimineri, uko bakunze kubyita ino, ngo ni umwicanyi. Kandi ntiwakamenye ko imbere y'Imana uwo muntu ari umwere. Ubwo ni urugero rumwe mbahaye. Wenda n'ibindi byaha byose byo gufata ku ngufu, ibyaha by'ubujura, ibintu byose bituma umuntu ashobora kujya muri gereza agahanwa, cyangwa se hari n'ibyaha utanga amande. Murumva buri cyaha cyose gifite konsekansi, kabone n'ubwo waba wikiranuwe n'Imana, ariko mu mategeko y'isi urahanwa. Nicyo kintu cyabaye rero kuri Shekemu n'umuryango we n'ako gatumba se yari aserukiye. Murumva umuntu ashobora gukora icyaha akibwira ko yakoze icyaha ari ibintu bisanzwe, ariko icyaha kizanira ingaruka nyiracyo, kandi kizanira n'ingaruka umuryango wawe, kizanira n'ingaruka umuryango.
murumva nk'uwo muntu se uwo wagiye kwiba cyangwa wishe bakamujyana muri gereza, wenda yishe kubera umujinya, yishe kubera kutagira self control, kutagira maîtrise de soi, akica umujinya ukamurenga akica. Hari ahantu harakara bagata controle, mbega bagata ubwenge, agasa nk'umurwayi. Hari abantu bameze gutyo. Rero aho ngaho yicaye muri prison, wenda bamuciriye, tuvuge wenda bamuciriye imyaka 5. Aho ngaho yagize agahinda yatewe na consequence n'ibyaha yakoze, ariko n'umuryango nawe n'inshuti n'abagenzi bose barababara, aba bashize mu kaga ko uwo muntu ntago baba bazongera kumubona muri iyo myaka 5. Azicara muri prison, niba afite n'umuryango, niba afite abana n'umugore, ntago bazongera kumwumva. Urumva ibibazo, icyaha ni icyaha kizanira ingaruka nyiracyo, ariko kikazanira ingaruka n'umuryango na societe. Muri ubu kuntu icyaha ari kibi, icyaha kiri bad sana. Uwo muntu se niba yari afite akazi ashinzwe, ako kazi se karabura ugakora, bongera bakoresha imbaraga zo gushaka undi umusimbura muri ako kazi. Murumva hose muri kote zose icyaha gifite ingaruka mbi, atari umuntu ku giti cyaha gikoze, ariko icyaha kizanira ingaruka mbi societe, umuryango, mu nzego zose. Murumva ukuntu ibintu bimeze. Kabone n'ubwo umuntu yaba yasabye imbabazi Imana, kandi Imana yamuhaye imbabazi ko iba yazimuhaye, ariko ingaruka ntizivaho. Uwo muntu azicara muri prison iyo myaka 5 irindi ishira, ko aba ariyo wamukatiye nyine, nubwo rwose ari umwere. Niyo mpamvu Imana irwana Imana ihora irwana no kutwumvisha kugira ngo tuve mu cyaha, kuko uretse ko icyaha kitubuza n'ijuru iyo tutakisaba imbabazi, icyaha cyangiza ubuzima bwacu, kikangiza societe, kikangiza n'ubuzima bw'umuryango. Mwumva, wenda tuvuge kwiba, umuntu yiviriye ku kazi n'umushahara wiwe, wenda ahembwa amafaranga angahe, amafaranga yose umujura akaza akayamwiba. Murumva uwo mujura ikibazo aba ahemukiye umuntu wakoze ukwezi kose warushye, amafaranga bakayamwiba. Ntari buze kubona icyo ariho inzu, niba aba mu mpangano, ntari buze kubona ikizamutunga, mbese n'agahinda gusa. Icyaha ntago ari ikintu, icyaha ni ikintu tugomba gutangira kubona nk'umwanzi wacu. Icyaha ni umwanzi wacu mubi. Ikintu cyose Imana yise icyaha ni umwanzi wacu. Icyaha ntago ari inshuti yacu. Habaho n'ibindi byaha abantu twita ngo ni ibyaha bito. Wenda tuvuge uvuze nawe mugenzi wawe, ibyaha by'amagambo. Uvuze nawe mugenzi wawe, ubeshye mugenzi wawe, urabikoze, ariko consequence yawe ntago ari nziza, na consequence ushize umuntu abashize muri societe ntago aba ari nziza, kuko haza urwango, hakabyara ibintu byinshi. Umuntu afashe akabishyira ku gipapuro, ni ibintu biteye ubwoba,
kuba umuntu yabeshyeye undi konsekansi zizana. Ushobora kubeshera umukorege bakamwirukana ku kazi. Mbese twabivuga bukarinda bucya. Konsekansi z'icyaha twazivuga bukarinda bucya. Nta cyaha kandi kiba gito. Icy'Imana yose yise icyaha ntabwo ari gito. Uretse ko n'icyaha kizana amakonsekansi yose, icyaha kibuza amahoro. Icyaha kibuza amahoro y'umutima. Niba hari niba hari ubutunzi bukomeye umwana w'umuntu afite kubona, ni amahoro mu mutima. Reba icyo cyaha cyazanye ibyo bibazo byose, icyo cyaha cyakubujije ayo mahoro mu mutima, ntabwo ari ikintu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ntayabaho. Nta mahoro y'umunyabyaha. Hari abantu bavuga ngo bashobora kuvuga ati reka ncuruze nanjye nzajye niba nk'abandi, kuko ngo ntawe ukira atibye. Niko abantu benshi bakunze kuvuga ngo ntawe ukira ngo atagize ati, ngo ntawe ukira atibye. Agashaka kwigana abantu abona barya za ruswa, abantu babona bakora za fraude, bagira gute ngo akire nkabo. Kumbe ntakamenye ibyago n'imivumo arimo kwikururira. Ijambo riratubwira ko tutagomba kwigana abanyabyaha, tutagomba kubamviya, kuko ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Ushobora kubona arimo guseka, ukabona arasetse, ukabona afite ibintu bibengerana, ariko ntukamenye indani mu mutima wiwe ukuntu ari ingogwa, ukuntu afite umubabaro, ukuntu nta mahoro afite. Nta mahoro aba afite. Nuko nguko bimeze. Kandi ngo aparance iratrompa. Mbese bisobanuye ko ibintu turebesha ku ishusho, tukarebesha ku ishusho, aya maso yacu arebesha, ngo ntabwo mu mugani mwiza uvuga ngo ibibengerana byose siko ari zahabu. Ntabwo ari ko ari zahabu. Guseka k'umuntu kugira gute si koko aba yishimye. Kuba umuntu se yambaye neza, ntabwo ari ko aba yishimye. Kuba umuntu asa neza si kuko aba yishimye mu mutima. Ngo agahinda kamenywa na nyirako, yego. Kandi ibyo tubonesha inyuma biradushuka. Aparance irashuka. Rero reka twirinde icyaha kitubuza amahoro, kizana akajagane muri sosiyete. Mbese icyaha twige kukibona nk'aho ari umwanzi wacu. Twige ku kintu cyitwa icyaha, ingaruka zizana. Naba nk'aka exercice gatoya, ugafata nk'igipapuro wenda wicaye uri wenyine uri calme, ukandika ikintu cy'icyaha, ukavuga ati wenda kubeshya, wenda kwiba, ikintu icyo ari cyo cyose utekereje, ukareba, ukandika ku gipapuro konsekansi y'icyo cyaha ugikoze, konsekansi zakuzanira ni nyinshi. Uzandika igipapuro kizuzura. Mukore nk'iyo exercice murebe ingaruka icyo cyaha kizakuzanira, ingaruka kizazanira sosiyete, inshuti, abagenzi, famiye n'iki. Biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Uwiteka dufashe kumenya ko icyaha atari inshuti yacu. Uwiteka dufashe gusobanukirwa icyaha icyo ari cyo no kukigendera kure. Kuko icyaha ubundi turebye kuri iyi si tubamo,
icyaha nicyo cyazanye aka kajagari kose tubona kuri iyi si. Icyaha nicyo kizana imibabaro yo kuri iyi si, duhereye kuva mu ntangiriro Adamu na Eva basuzugura Uwiteka. Ibyago, imibabaro, hariya hose niho byaturutse kandi biracyakomeza gukurikirana abantu. Biracyakomeza gukurikirana abantu ko icyaha, mu gihe umuntu iyi si tubamo ntabwo ari nziza, ariko tugomba kwiga ukuntu dushobora kuba kuri iyi si tuzibukira icyaha, tugendera kure icyaha. Ngo kuva mu cyaha ngo niko kujijuka, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Muri Bibiliya aho bandika ko hari abantu b'injiji, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu b'injiji mu buryo bwo ntabwo ari ubujiji bimwe bwo ngo umuntu ntabwo yagiye mu ishuri, ngo ntabwo yize, ngo ni umuyiretire, ngo ni iki. Oya, ushobora kuba injiji kandi ufite na masters, kuko ubujiji mu maso y'Imana ni icyaha. Umunyabyaha Imana imubona nk'injiji. Umuntu wubaha Uwiteka Imana imubona nk'umunyabwenge. Nuko bimeze mu maso y'Imana. Uwiteka akomeze kubaganiriza kuri iryo jambo. Ni ukuri icyaha kitubuza amahoro, kandi ikintu cyose umwana w'umuntu agenda ashakisha kuri iyi si, uzarebe, muzasesengure neza, ikintu abantu barwanira kuri iyi si akenshi ni amahoro. Niba hari ikintu ushaka guha mugenzi wawe cyiza, niba hari kado nziza wifuza guha mugenzi wawe, uzamuha amahoro. Iyo niyo kado ihenze. Kandi ntawe ufite gutanga amahoro atayafite muri mutima wiwe. Ntabwo ushobora gutanga ikintu udafite. Murumva, abantu bo kuri iyi si icyo bashakisha ni amahoro. Mu nzira barwana bagira ngo bashakisha amahoro. Kandi nta munezero, ntushobora kugira umunezero nta mahoro ufite. Ntibishoboka. Haza amahoro, iyo amahoro yamaze gusasagara, umunezero uhita ukurikiraho. Uwiteka akomeze kubaganiriza muri iryo jambo, kuri iryo jambo Mwuka Wera akomeze aduhishurire ingaruka mbi z'icyaha, n'ukuntu tugomba kuba kuri iyi si twirinda icyaha, kuko icyaha niyo nkomoko y'amabi yose. Umwami Yesu akomeze abagiriye neza, Umwami Yesu akomeze abarinde aho muri. Ni ukuri ubutaha tuzongera duhure, Imana niyongera kunshoboza. Shalom shalom.